Tuvuye kuri iyi nkuru ijyanye n'ubukungu ndetse n'imikorere mpuzamahanga mu Rwanda, reka tunyarukire no kuri iyi nkuru ivuga ko abakorera kampani ya Buyum ishinzwe gukwirakwiza imirasire y'izuba batabaza nyuma y'uko ngo urukiko rwa Gasabo rutanze uburenganzira bwo kugurisha muri cyamunara imodoka ebyiri z'uwari umukoresha wabo ngo bishyurwe umwenda yari abarimo, umwe akaza kuburirwa irengero. Bavuga ko ibi byose byaturutse mu gutinza icyamunara ku bari bashinzwe gukurikirana iki kibazo, ngo ikibateye impungenge kurushaho kandi ngo ni uko ubu impapuro zizwi nka kashe mpuruza zamaze guta agaciro zikiri mu biro bya RIB, bagasaba kurenganurwa. Nsengiyumva Gisa Steven adufitiye inkuru ku buryo burambuye. Abakozi bakorera kampani ya Buyum ishinzwe gukwirakwiza imirasire y'izuba baratabaza nyuma y'uko urukiko rwa Gasabo rutanze uburenganzira bwo kugurisha muri cyamunara imodoka ebyiri z'uwari umukoresha wabo ngo bishyurwe umwenda wabereyemo, ariko imwe ikaza kuburirwa irengero, indi nayo kuri uyu wa kane ikaba yari igiye gutwarwa na ba nyirayo ubwo breakdown yari yageze kugira ngo iyipakire, ariko abo bakozi bakaza kuhagerera ku gihe kuri sitasiyo ya RIB ya Rwezamenyo aho yari ipari. Abaturage baganiriye n'umunyamakuru wa TV maze bagaruka ku ntandaro y'ibyo bibazo byose bituruka kutishyurwa imishahara yabo imyaka igera kuri 2 ndetse n'ibindi bikuye mu masezerano bagombaga guhabwa ariko ntibaze kubihabwa. Ikigo bita Buyum Company Limited ni ikigo cyacuruzaga imirasire solar, ingufu zituruka ku mirasire y'izuba. Nibyo koko twarabakoreye, haza kubaho yuko batwambura. Amaze imyaka njye natangiye no kampani kuyikorera 2019 mfite kontara ndayifite, hanyuma umuyobozi wacu yatubwiraga uburyo twishyura, so noneho birangira twebwe atatwishyuye, utangira kurega tumaze mu mezi 5. Harimo ibinyabiziga twe dufite bakoreshaga ku giti cyacu bikodesha, ibyo n'ibirimo harimo amana SSB atishyuye, harimo imishahara yacu. Biragoranye rero kugira ngo atwishyure kandi yaragiye ntahari, twarareze turazengurutse hashize imyaka 4. Ni ku mishahara twakoraga ikigo cya Buyum cy'imirasire, no kuvuga ngo yagiye atubeshya ngo amafaranga bose bacunga amafaranga zaza bakama amafaranga akayakoresha, tuza kujya ku karere ka Gasabo baduhaye igipapuro nawe aritaba araza tubwira yuko azishyura, birananirana. Nyuma izi saha turi abantu barenga 50 turimo turabanja agera nko kuri miliyoni 180 twambu, dufite contract zirindi tamini, n'ubu ngubu biragaragara ko tukiri mu kazi kandi tugikora. Yego, bagaruka kandi ku mpamvu zatumye badahabwa ibyo binyabiziga nk'uko urukiko rwari rwabyanzuye, bikarinda kugeza aho kashe y'impuruza bari bahawe irangiza igihe, aho bavuga ko byatewe no kuba haraje akaboko k'amafaranga kagatambamira igurishwa ry'iyo modoka kugeza ubwo umukozi wa RIB yafataga umwanzuro wo kwisubiza ba nyirayo. Ibifi binini byaratuguze no kurinda twanagera aho tugera imyaka 2 tudahembwa. Ni ukuboko k'umugabo twakoreye witwa ngo afite amafaranga, izina rye rirazwa, araremereye, akaba ari nayo mpamvu yakoresheje buryo ki imodoka ya mbere icika kandi inzego zari zibizi. N'ubu ngubu n'iyi ngiyi bakaba bari bagiye kuyicikisha, kandi n'ubu ngubu biragaragara breakdown yarije kuyitwara, sinzi uko bigenze. Natwe turi ahangaha kugira ngo iyo modoka byanze bikunze na breakdown niyitwara tumenye ngo turayibariza ahehe, kuko ikigaragara baradushinjanga na Vedero Sherishe yararangiye inkiko, kuko muri koroze hari harimo yuko nibiramuka byanze n'ubundi tuzagana ubutabera akaba ari bwo budukiza. Twaganye inkiko rero ziduhereza kashe mpuruza nta kindi twagombaga gutandamira cyari gihari, yari imodoka, kuko zari ebyiri, imwe barayicikana igi Burundi, kuko uwo twakoreraga n'ubundi yari Umurundi. Ubwo rero iyo modoka imajije gufatwa biba ngombwa yuko hakurikiza procedure zo guteza cyamunara. Mu gihe twagagombye guteza cyamunara aho imodoka yari iparitse, biba ngombwa yuko imodoka batayirekura, ngo igomba guhabwa nyiri imodoka, ngo kuko Vedero Sherishe yari yayifashe yarangiye. Kashe mpuruza y'urukiko na procureur n'ibaruwa ya procureur yemeza yuko uwo gutunga uterwa cyamunara nayo irahari, ariko ikigaragara ni uko abitwa ngo ni abayobozi n'abitwa ngo n'uwo bosi wacu
ikigaragara ni uko harimo ukuboko kw'amafaranga, nicyo kigaragara, kuko ntabwo urukiko rwakwanzura ibintu ngo ababishinzwe bananirwa kutabishyira mu bikorwa. Badutera kashimuruza, bamaze gutesha kashimuruza bafatira imodoka iza hano kuri polisi ya Rwezamenyo, hanyuma iki gihe nicyo bagombye kuba bayidushyize mu mabureze, badutera kashimuruza ariko kuvuga umunyamategeko wacu kuri iki kibazo cyo gutinda gutanga iyo modoka kwa sitasiyo ya RIB ya Rwezamenyo kugeza ubwo igihe cyagenwe n'ubucamanza kirangira, twagerageje kuvugisha umuvugizi wa RIB ku rwego rw'igihugu, ariko inshuro yose twamuhamagaye ku murongo wa telefone ntiyigeze yitaba, yemwe n'ubutumwa twamwandikiye kuri WhatsApp ntiyigeze agira icyo abuvugaho. Gusa igihe cyose yakwemera kugira icyo adutangariza tukazibagezaho amakuru yacu ataha. Genari Nsengiyumva, Gisa Steven, ATV mu mujyi wa Kigali. Gisa Steven Nsengiyumva arakoze cyane. Dukomeje n'amakuru yacu kandi tukiri hano mu mujyi wa Kigali, bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Kinyinya ni mu mudugudu wa Giheka baribaza icyo ubuyobozi bwashingiyeho bubafungira utubari tugera kuri 30 twose ngo tukaba tudakora, hakora utubari tubiri gusa, bakavuga ko ari akarengane kuko ngo n'utu tubari tubiri dukora tudafite byinshi tubarusha, bavuga ko utu tubari dukora nta kintu tubarusha, bakavuga ko dushobora kuba twarafunguwe kuri ruswa, mu gihe ubuyobozi bwo buvuga ko utu tubari twafunzwe bijyanye n'ibwiriza umujyi wa Kigali watanze ko hagomba gusigara hakora ngo utubari twujuje ibisabwa gusa. Dantoni Gasigwa dufitiye inkuru ku buryo burambuye. Ibihombo byo birahari, umuntu wari ufite mu muryango akoreramo ubucuruzi buciriritse yamaze iminsi 3 icyumweru kikuzura adakora. Ukinjira mu isantere ya Giheka mu murenge wa Kinyinya utungurwa no kubona inzu z'ubucuruzi hafi ya zose zifunze. Abaturage bavuga ko izo ari ingufuri z'ubuyobozi bw'umudugudu bwashyizeho kuko ngo nyinshi muri izi nyubako zakorerwagamo utubari tutujuje ibisabwa. Abaturage bavuga ko ibi bintu bimaze iminsi 3 yose kandi ko ubuyobozi bwabimye amahirwe yo gukuramo ibicuruzwa byangirika nk'amata n'ibindi. Imiryango myinshi mbona barashyizeho ingufuri n'ibyapa ko batemerewe nyine gukingura aho ngaho. Ibihombo byo birahari, umuntu wari ufite mu muryango akoreramo ubucuruzi buciriritse yamaze iminsi 3 icyumweru kikuzura adakora, urumva kandi ubwo bucuruzi ari bwo bumutungiye umuryango, afite ibihombo bikomeye. Hari nk'uba afite mu inyanya ibintu bibora, urumva ibyo ngibyo byose bizana igihombo. Bivangavanze ubwo baragatubwira ngo tuvangure, ariko n'amasuku ngo ntibihagije, kandi murabibona ko umuntu aba yiyubaka ari gushakisha areba ubuzima yabaho. Nicyo cyabaye natwe tubona bigenze gutyo. Gusa mbona aho bakinze kugira ngo bahakingure nyine, sinzi ubwumvikane bundi bubaho simbuzi, gusa mbona ahanini iyo bahakinze nyine kuhakingura bishobora gufata icyumweru kirenga. Ukuntu byagenze, nanjye mfite akabari hano, baraje badufungira ngo hari ibyo dufite bisabwa tutujuje, baradufungira kubera ko hari utuntu umuntu avangavanga, kubera ko ni ugucuruza utubutike harimo utuyoga. Isuku irahari, nuko wenda hari biba bisabwa bindi wenda tudafite, wenda nk'ubwisanzure, kandi urabibona ko hano turi gukorera nawe urabireba ni amabutike, ariko kubera ko umuntu bagenda avangavanga kugira arebe ko yabona udufaranga two kwishyura uwo musoro, agenda avangavangamo buri kimwe kugira ngo yarebe ko yatera imbere. Ibyo by'ubwiherero bwo bashobora kuba ari nk'imiryango nk'itatu yegeranye, ariko bafite ubwiherero bumwe basangiye. Ibyo byo kutagira ubwiherero byo ntabwo njya mbibona, gusa bishobora kuba ari bumwe babuhurira ari nka 3. Ibyo ndumva nta kibazo, bashobora gukangurira aho ngaho bagashaka ubundi bwiherero kuko birashoboka. Abaturage basaba ko ubuyobozi bwajya bubagisha inama aho kubatunguza imyanzuro nk'iyi ibashora mu bukene, dore nk'ubu aba baravuga ko gutunga imiryango yabo bigiye kuba ingorabahizi. Bakabaye bakegera abaturage bakabamenyesha ibisabwa kugira ngo babe bemerewe gukoreraho, nyuma umuturage mu gihe atarabibona bakamwihangana nawe akabanza akabishaka, ariko kuza ugasanga umuturage arimo aracuruza ugahita ushyiraho ingufuri utabanje kumwegera ngo umuganirize ni ikibazo. Ibihombo urabona tumaze nk'iminsi 3 tudakora,
kandi umuntu muri firigo hari igihe umuntu aba yashyizemo utuntu twangirika, haba harimo inyanya zo kurya, harimo amata, urabona ko ibyanga bikunze tuba turi mu gihombo, kubera ko amahirwe ntayo bari kuduha, kubera ko niba hari ibintu biri kwangirika kandi hari ingufuri zabo, nta buryo ki baduha bwo kubikuramo kuko harafunze kandi ntihafungura ingufuri yabo. Icyo twifuza ni uko badufungurira, urabona umuntu bafite nk'abana atunze, aho umuryango mugari, kandi tuba turi gushakisha kugira ngo turebe ko babaho. Twifuza ko batugirira imbabazi bakadufungurira tukareba ko twagira icyo tugeraho natwe tugatera imbere. Ubuyobozi bw'umudugudu wa Giheka nubwo butashatse ko amajwi n'amashusho tubikoresha kuko butavugira umujyi wa Kigali, bwatugaragarije ko ubu bwafunze inzu z'ubucuruzi zigera kuri 30 kandi ngo bijyanye n'amabwiriza y'umujyi wa Kigali, kuko ngo akabari kagomba gukora ari uko kujuje ibisabwa. Nubwo abaturage bataka gufungirwa utubari, iyi santere ya Giheka nimwe mu isantere zakunze kumvikana mu tujagari mu bucuruzi bw'utubari bwiganjemo inzoga z'inkorano. Izi kandi zanakunze kuba intandaro y'urugomo rwa hato na hato, ariko kandi igitangaje kurushaho nuko umudugudu nk'uyu kandi muto cyane mugize umurenge wa Kinyinya ukoreramo utubari hafi 100 kandi ngo hari n'abacururiza inzoga munsi y'ibitanda ubuyobozi butaratahura. Dantoni Gasigwa, ATV.